urashaka kumbwira se ko na Thomas nawe ari umugabo wawe? Ndeka sha, biriya byose ni Pierre wabizanye ayiha kunca inyuma. Umva nahame hamwe nanjye mwereke tubonane, urumva kuko umuntu yagusuriye ntumwishyura kwita ikiburanyo. Obuhenebere karundura mana dutabare. Maniki Karame uvuye mvuye ariko ubwo ndakubaza ngo mvuye he? Ariko ngo Maniki ntabwo wumva. hinga nzubimbwire neza hinga nzubimbwire neza mba reka ndambike no binsobanure neza ubundi nkubaze umbaza aho mvuye nkandi muri urugurinde uri mabuja uri bosi uzi ko wagira ngo urampemba mvuye he ndakwiyamye n'ubutaha asusani Ku Maniki uvugishije ukuri utarenze uvuga amagambo menshi. Mu Maniki nari nkubwiye nabi ko utambwira nabi uzi ko ejo cyangwa ejo bundi wazajya umbwira wakarabye wakorobye wagize gute wambaye ikariso wambaye umupira ucitse ndakwiyamye n'ubutaha urukumva ngewe Maningi kuri ngewe attention yego abyumva ariko Maniki n'ubutaha reka nkubaze bakunyangishe koko nawe ubyemere. bakunyangisha iki? Siko bakwangisha umuntu neza ukabyemera. Ariko Maniki siko ura mugore yagushizemo ubugome neza umaze kumera nkabo. Koko Maniki wambabariye koko. Ko no umugome ubugome se ninde muntu bukurusha? Ninde muntu kurusha ubugome? Ejo ndi wari umwishe wamuteye inzara ne waramuvunaguye none se reka nkubaze ariko ubundi reka nkubaze ubundi kurwana wabyigiye ariko se kurwana de inzara urabona ubwo atari warunyishe n'amacandwe urabona atari warunyishe koko yarakwisha ate uraro wagize amahirwe uzamahirwe wagize buriya wagize amahirwe yaba ari ngewe ubu reba hano ndakureba Maniki ubu umva yaba ari ngewe kuko ngiye nizi ibintu bya karate urumva ngiye nari kugufata urandeba ngewe urukumva ndo nubwo ngewe urukureba gutya urukumva ubu uri nko muri kashika urahazi ubu niho uburyamye umanitse akaguru umanitse n'akaboko ngiye ntukanyinishe ngewe Maningi ngiye nararakaye urumva ngiye nararakaye buriya ega Maniki ndabizi kwibeshyira kuko wowe ntiwabishobora gute se ego uri umwana mwiza uranyinisha uzira uriya mugore uzirera biriya bigamba kubwira icyo nzi cyo wowe uri umwana mwiza we biriya byose utekereza ntiwabikora kuko umaze kugenzura umutima wawe mbona we utandukanye n'abantu bo muri uru rugo. Ibyo wibwira ngo wangira uko ngo wize karate maze kukugenzura neza. Ariko Maniki hagati aho Suza Uranshaka iki Toma? Uranshaka iki? ndasubira inyuma. Kibyo washakaga wabibonye ubundi kintu ushakaho ni iki? Umbwira iki? Tubona gwino gato. Ariko urambwira iki? Ubu wabonye ndi umugore mubi ku buryo usuzuguye ziranda ugira kabiri. Ariko byihora yaraje mbona. Hase ngusuzuguza gute wabanje ukantega amatwi kumva nanjye mission narindi. Nanjye rwose ntega amatwi umve mission yangenza. Mission bwoko ki? Yankubitiye mu ntebe arende yamvuna akaboko udaharurebera ngo urakiza. Ariko ntacyo ibyo niboneye n'ubundi birahagije. Ntacyo wiri kumpakarira rwose. Umva rero Suzana nkubwira ukuntu ibintu byagenze. Naje hano nje kukureba. Mpageze bambwira ko udahari. Maningi ambwira intambara uri kurwana nayo muri uru rugo. Ambwira umukobwa uri hano muri uru rugo wakuzengereza wakuzonze. Urumva nanjye mpita ntangira gupanga imipango y'ukuntu umuntu yazamusohora amahanga kugira ngo nanjye nsigasire ubusugire bwawe n'umutekano wawe. Urumva umutekano nge n'iki ukuri da
ubwo se nasanze mwahoberanye byacitse ngo washaka ngo gusigasira umutekano ngo niki n'ibiki umutekano nyabaki ko nasanze mwagwatiranye mwahoberanye byacitse. umva usuza ntabwo twari twagwatiranye njyewe nari ndi kumubeshya muryoshya nanamubwira yuko iranda twite nshobora kuzayigereka akaba ari jyewe nzarira n'uriya mwana azabyara indi kitwa yanjye mu rwego rwo kugira ngo mugushe neza mworoshye kugira ngo mbese azave hano neza byitwe ko nyine mbese mugufashe kugira ngo asohoke hano kandi mu buryo bwiza. Rahira noneho nukuri niyo misiyo nge narindi ye baba we nazagwa n'icyo ushaka cyose cyakubangamira ko umware uriya muti nazagwa ikintu cyose ushaka aribyo ukamusohora aha cyane rwose umva wazaba ureba ibyo gukorera ikintu cyose wakwifuza nakiguha ariko nkabona rirashya bivuye mu rugo rwanjye nibyo ndimo rero ahubwo urumva nakemera icyagutera mpari ntiwumva se ahubwo ngaho se ngaho nibyo ndimo naho ubundi urabona nasi ndamuzi naramubeshya urumva kandi ni umuntu nyine kumubwira ko umukunda ukamugusha neza gucururuka ni nk'ako kanya ntiwumva se ahubwo noneho misiyo yanjye yariyo ngaho basi mbabarira rwose ko nakubabaje nakurakariye ndagutuka ngira gute ariko noneho rwose mbabarira oya nta kibazo umva mbabarira noneho basi twiyunge duhoberane basi twiyunge mbabarira duhoberane ariko rero tudahobera gakero hize hano ni mu rugo hatajya n'utubona batatubona ngaho noneho rero bayi turaza gusubira bugiye sawa ariko ewana ako kantu rwose ni terebye sawa uriya mutimba inkoreye uriya muti yewe dete we nkabona sohoye rino shyano muri uru rugo umva harya ngo ni sheri wanjye ahubwo hano yaba sheri wa karindwi nazamukunda byiteka ryose. nagira ngo usabe imbabazi haraho nakubwiye nabi haraho nagututse haraho nagukubise haraho nagusata ndabyibuka gusa maningi niko kanya ninciye bugufi pe gusabye imbabazi n'igihumirika ku rugi ndabyibuka rwose maningi ibyo byose byirengagize pe gusabye imbabazi kuko ibibazo mfitanye nano rugo we naho muhuriye nabyo niyo mpamvu nciye bugufi ku bwawe ngo gusaba imbabazi maningi. reba rero n'abaye inshuti nawe wowe Nancy wowe n'abaye inshuti nawe wari wishe mabuja oya reka ibyo tubyirengagize ahubwo reka nica mande ntiwamukomaguye maningi ndica n'amande ni ukuri amande ndica amande maningi ndica amande yewe reka nicare wasanga ari naguteye n'icyugazi oya nta kibazo maningi nta kibazo ntacyo bintwaye nagira ngo nguhe gift cyangwa icyo byumva no mu kinyarwanda babyita impano sibyo ariko ngewe numvikane nawe kandi birenze ibyo nzaza ngukubira ngewe umushahara kabiri iyi mpano ni iyawe mu kinyarwanda mu cyongereza ni gift muri France ni kado urumva ko indimi zose ngize iki bikubwiyemo maningi shyikira pe aya mafaranga yawe wayabona iyi niyo bita imfura ya Beneri kandi urabona ko aya mafaranga yose ari impanga nta noti ivangiye n'indi maningi bino bintu bikoze nabitekerejeho fata nawe ni ukuri mabuja urakoze pe urakoze mabuja imana izaguhumugisha uzajya ngubira kabiri nzagukubira kabiri baba we beka mabuja baranitonze yabare kuko na yawe mabuja nyokubuja sine yabigukorera mabuja nako Nancy ugiye kumfasha kugera ku nzozi zanjye cyane nabibonye ubu ngo bare gutya ari nk'abakirera oya abakire biciraho ukavuga gutya kuko ibibona ni utuntu n'akantu toto nzagukorera ibirengeje ibi utanatekerezaga nubyitwaramwo neza gusa neza rwose mba aya ngaya ikibwana cy'ingurube mu cyaro aya ngaya nayo nzagura agatelefone aya ngaya nayo nzadesha ipantaro bose yamaye ngo nzakuriremo
n'uyu mupira wanjye nzagura undi. ureba ibitugu biranamye nkaho utagira ba bosi. Warebye isengera abaye umukara. no do ibyo ntiwabivuga ajya ni mobile y'inzagiye. ba mabuja nukuri urakoze reka kubwira jewe urumva ibintu byose ubu ko ngubira kabiri biranejeje we biranejeje cyane mu rwego rwo hejuru. yego nese mabuja rero mvuye ku isoko nzararuburu nese abantu bageze ahantu ngaho baba bakeneye kwitabwaho. shabyikorere bakanywa agasosi akareti agafiriti urufiriti urakareba ndakareba ka cyayi. nese mukorera iki ngutegurira iki none? maningi ndashonje ku rwego utabyumva byose ubinkorere gusa ndagushimiye urakoze sibyo maningi? byose bikorere byose ako ari ka cyayi umureti agafiriti ibyo birahagije. nta kibazo kuko jewe genda wihutishe genda wihutishe maningi genda wihutishe. murakoze mabuja. urakoze nawe. murakoze rwose. zishaho ibi birokore byaguwe nanjye bitubure reka nze nkwereke ya mitungo nanjye ngomba ko atayifata. ya mitungo nanjye ya Suzana ngomba kuzafataho kabisa. yes Nancy. umva njyewe gahunda ndayirangije ubu ngubu misiyo nyigeze kure. aho ureke wowe ahubwo we sinzi ibyo urimo. ubu tumaje kuvugana mu kanya na Suzana ndamurangije ndamuexplique nta nubwo amenye cyagiye diru yari yabaye azi ko mbese umva nanjye ko ndimubira ndabirangije. yego sha sawa Imana igumugisha. Yesu mukomeze muhorane sawa turi kumwe ntugire ubwoba we gahunda tuyigobemo neza nari Pierre ugomba kumwegukana nanjye Suzana nkamwegukana niyo ntego urugamba twatangije tugomba kurutsinda. Niko bimeze. sawa rero okay. ariko buretse gato mbanze yanabaze ntuza Karoli gahunda yanjye nari mfitanye na Karoli. yes Karoli wiriwe gute? ariko se kushaka kwica gahunda twari dufitanye uri hehe? ahantu twagwanye ko turi buhurira muri kakayira niho ndi ntago ndi kukubona uri hehe? banguka nyine turangize ya gahunda sizukona nakubwiye ngo ushaka banguka gira vuba agacupa ariko agacupa nawe gakunda ku banguka agacupa gahora urasubirayo banguka tuvugane tuvugane. sawa gira ningoga sawa. Karoli kaze tuvugane kabisa tuvugane. Komera komera shaka ro. Bimeze bite? Sawa kabisa. Ndabona uke bimeze neza. Sigaye gukora muri DSTV se. Kareka no ku muntu abayiyaga. Umva ro nkubwire gatoya. Wihangane ndakuderanje ngo hari uri gufata agacupa. Ariko uribuka ko hari gahunda twari dufitanye ntabwo bagombaga kuyica. Umva ro tunyarutse. Egera hino gatoya tugira n'utwo. Ndashaka ko hari gahunda nashaka kuguha urabona rwa Pierre hara kwa Suzana. Hari hirya kwa Suzana. Abarokore ndabazi. Urababona. Tabariye. Hari rero niho nshaka kugira ngo dukorere umuti. Umuti w'igikakarubamba. Nibyo. Ariko njyewe mbona umuti. Ndashaka ngo rero ngo ubigenze. Umva rero gatoya ngo urashaka ngo ubigenze. Ndashaka ngo uzagende nk'umukristo. Nzi ko wigeze gusenga. Ari beruka kera. Uberuka kera ariko ntabwo uko byamera kose wabishobora. Ugomba kugenda ugahanurira Suzana ukamufatisha neza ukamuhanurira ukamubwira uti ngendagira ngo nkubwire iby'Imana yakuntumyeho. Mu byo ugomba kumuhanurira birimo ko uriya mugabo we babana Pierre atari we mugabo we n'ikimenyimenyi ukamubwira ati n'impamvu maze igihe kingana gutyo utabyara nuko umugabo mubana atari uwawe. Rero ibyo bintu birasaba agafaranga.
ibintu byinshi agafaranga ntugire ikibazo ugatitira aho ngaho akira aho ngaho uzaba wagikoze aho ngaho niho ngushaka agafaranga rero ntugire ikibazo reka ariko ndumva hano ntabwo mfitemo n'amafaranga ibyo byose makeya akira ugenda ukomeza usoma agacupa ariko ntacyo akira uyafate yose akira iryo 10 buririraho umva ariko ayo mafaranga ni avance ntabwo ari igihembo umwami mu kabari yego ntabwo ari igihembo ni avance kora akazi rero genda umuhanura umubwire uti umugabo wawe n'uyu ni umugabo mugufi w'igikara w'agapenke wambaye amarinete urumva ubona nyine ibigango aturane n'umugabo wawe ati n'ikimenyetso kikubwira ko uyu mugabo atari uwawe ati wawe haje n'umukobwa umeze nk'aho yaba yarateye inda uri kumva ibyo byose ni ibimenyetso biri mu mukubita ireke ndarikora umubwira uti rwose uriya si umugabo wawe ugomba kuva ku giti dore umuntu aho hantu rero ugomba kuhakora neza utegure no bage y'ifaranga umutima imara kuwukora tayari oya nta kibazo amafaranga nta kibazo amafaranga yarahari noneho rero nimba igikorwa uzakinkorera neza akira rero wenda wanasubira ukaba winywera agacupa tuzasubira ubutaha nzakomeza ngo hamagara ngo bazukore sawa sawa ariko umwe mu rugero sawa sawa Allô? Allô? Oui. Madame Pierre. Turaho. Murakomeye. Yego turashima Imana. Ese ko nabonye ku rukiko ntibamenye urubanza rw'umugabo we ko yaburanye uyu munsi. Yaburanye? Ntabyo zise. Ni ukuri ntabwo nabimenye pe. Amaye nka data. Yesu we ubu se koko kuki batabimbwiye? Yego. Nashobora kuba ko ntabyo waruzi umugabo we n'umugore atabizira. Sha ni ukuri kose ntabwo nari nzi ko ari uyu munsi. Pole sana kabisa. None se we wari uhari byagenze gute? Urubanza rwabaye nyine nibwo twamenye icyo Pierre azira. Ngo azira? None se ushaka kumbwira ko Pierre yazize iki? Arazira gutanga ruswa. Yaba data we. Ibintu bya Pierre yatanze ruswa? Ruswa se ahubwo yoroshye ko yari afite miliyoni 2 yari agiye gutanga. Yesu we. Bikarangira atanayitanze ahubwo hakazamo ibyago bikomeye n'urupfu rurimo. Uko mana yera. Ngo n'urupfu rurimo? Uzi ko yavuye hano izo miliyoni 2 azifite? Ubwo nibwo yari agiye gukora iryo shano. Yari azifite rero arambwira ngo afite urubanza ngo agiye mu rubanza. Ariko izo miliyoni agenda azitwaye. Mu by'ukuri nigeze ambwira icyo agiye kuzikoresha. Urumva ukuntu nabyumvishe mu rukiko Pierre ngo yagize gutya ajya gutanga ruswa ya miliyoni 2. Niba agiye kuyiha kumbe yamenyesheje polisi kare kugira ngo bafate urubizi rwo gutanga ruswa muri iki gihugu ari ibintu bitemewe. Arangije rero polisi yo kumufata ngo Pierre ahunga yirukanka. Ibazara niruka atinyuka. Umva se polisi sibwo birukanseho mukundagura ngo polisi afata Pierre. Abantu bumva ngo isasu riravuze. Izina rya Yesu. Isasu rifata umupolisi ahita nitaba Imana. Izina rya Yesu. Mana yanjye. Umugabo wanjye yishe umuntu. Umurasa yewe n'ibyago byabaye. Ni ibyago ariko se yajyaga kurwanira imbunda n'umupolisi yajyaga kurwanira imbunda ashaka iki? Ni birebire nimupfukame musenge twambaza Imana kuko Pierre nadafungwa burundu barakukatira imyaka 25. 25? Yesu we ariko si ubundi nk'ubu Pierre koko reka nkubwire mana ikizakora ku muntu n'ukuri ubu Pierre yajyaga gutanga ruswa ayobe ko mu Rwanda ruswa itemewe umbwire koko none ndebera koko yegeretseho no kugira ngo arase umuntu nawe makuru nakumenyeshaga rero oya ubu se koko urabona nzabigenze ne kuko kuri inshuti yo muri uru rugo ubwo ibibazo nikoreye muri iyi nzu ihangana nyine buri turi ntabwo uzi ibyo Pierre yagiye ankoreye uzi ko yasize ateye n'umukobwa inda wamukoreraga amasuku yasize amuteye inda ubwo umukobwa nawe yaje ahangaha amahoro ndakomeye meze neza yewe reka mbe muretse gatoya tuzasubira ntabwo bizi se ko nashatse umugabo ego kuba gashya hahiye koko
ubu nanjye nsigaye ndi umugore mu rugo rwanjye ahubwo muzansure ego kukaribu kabisa ariko akasaga gasuzuguro n'akajomborozo koko ariko madamaze ubwo wabuze ahandi wicara ku buryo uje kunyicara uruhande izi ntebe zose ubu wabuze ahandi hantu wakwicara uje kunyicara uruhande wabuze ahandi wicara kuki usigaye injogoroza cyane ubu uragira ngo nzamene amaraso koko ese ubundi wagiye ujya kwitabira mu cyumba cyangwa ukajya muri wese cyangwa ukajya hanze wowe wagiye ukahicara we ntabwo hakubereye ariko muko ninde muntu wagushutse koko kunkorera ibintu nka biriya umwana muto nkawe koko uratinyuka umva uratinyuka koko unkorera ibintu nka biriya umwana abaga mu rusengero uri n'umuririmbyi ninde muntu koko wakugiriye iyo nama wisamye wasandaye ntukansetse none se umugabo we yajyaga ajya kuntera inda ubundi se umugabo we yari uwo hanze niyo wari mu rusengero ubwo nawe uravuze ariko se nk'ugurenda uvuga iby'umugabo umugabo n'igihe wamutumye ngo aza gutera iyo nda koko ariko nasi koko ni iki koko nagukoreye gituma umbabaza kakageni vuga make madamu mwana ajya atanahungabana ariko ndumiwe koko ariko reka nkubwire madamaze umva yago ibyo ukina nabyo ubizi nakugiriye inama ngo umvire mu rugo ku neza urangurananira ngo uri inshinzi ngo uzi kurwana ngo uzi gukomeretsanya ngo ni iki ariko njyewe Suzana nyitegereza neza undebe ndakureba ntabwo nzigera ngukozaho amaboko yanjye ariko dore ikizabona n'ubu uzakikorera uzakirengera rwose ko uri gusakuriza urubo ikibondo cyanjye reka nawe wabonye ibyo urata ese ntaraturabyara ahubwo se ubundi iki kibondo wizeye ko uzakibyarara kereka atari Suzana njyewe wiyizi njyewe Suzana ndiyizi umva madamu ndakwiyamye ku mwana wanjye kandi ndakwimye no kunyatura ibyo bintu nimba ushaka kuzana kuri uyu aho tuzahangana reka nkubwire hari ikintu wajyaga wibwira wibwira ko hano ufite n'agaciro ubu ngubu reka nkubwire agaciro wari ufite kose kagiye kujya hasi cyane ko n'uwo waratanaga ndabona nta n'uhari kandi aha njyewe ndi umugore w'isezerano ibyo nakora byose aha mafite 50% wowe uko maraya zahanisa nzaguturumbura nataka duseme Kiswahili mata nzakunaga hanze urumva izo ni insozi umuntu ufite ndawufite imbaraga ukoresha ndazifite mada duhangana turumvikana usikuvuga ukavuga nka n'icyo uri kuvugira n'icyo uvugira humura ubu wibagiye byaje bundi wibagiye byaje bundi erega buriya narakwihoreye ngo uze kwipfusha madatu noneho reka nkwereke ntacyo umbwira ubu noneho nta mpwimba ufitiye ngo uripfusha ngo wagira gute ubure tuzabibona byihorere reka mbega sinzire nasinzira ariko hari igihe azasinzirira mu gisambu hari igihe azasinzirira mu gisambu ubundi ntawamenya wasanga ari imisuri iri kukubira mu bwonko abuja nako nansi ndakumva amanenge reba hano amasaha ageze nta kanoro washyira mu nda none se urafata amata cyangwa nkuzanira imbuto uvuze ngo iki manini uvuze ngo iki ndamuha amata cyangwa imbuto inde nzongera kumva uvuga ubugoryi nk'ubwo ngewe uzambona niwe mabuja ese ujya uvuga ibintu by'ubugoryi nk'ibyo ngibyo uratinyuka ukavuga ibintu by'ubugoryi nk'ibyo maningi we nkubwire urishinguye umugore nyamara njye nagusohora nkagute inyuma y'igipangu ntabwo yafite urubuga rwo kugarura aha ngaha uri kunyumva ndafite gusubiza wese vuba uwo ni umutungo wanjye urumva uyu mukobwa hari amafaranga yaje yikoreye hano ndafite gusubiza kandi niba udashaka ko njyewe nzakwereka nzanira amata nayazane noneho turebe umugabo nayazane yazane nkwereke urebe noneho intambara y'ahangaha ayazane se wayahashye maze kubona impamvu utabyara washyanuye ugeze no ku rwego rwo kunyicisha inzara nta soni ubwo urumva ibyo bizashoboka urongeye kunsomborotsa urongeye nanone nkwereka ko intama zambarwa urongeye nanone
nagira ngo nkubwire ntunkange turumvikana runo rugo nzarubyariramo nzarurema buri kimwe cyose kandi nushaka kunkanga nuriya mugabo wawe w'umusaza mwese nzabasohoramo aho uribeshye cyane ntabwo byashoboka iryo ni iterabwoba ryawe urijyana ahandi kandi hari ikintu utibuka neza aha njye ndi umugore w'isezerano urumva kandi wibuke ko ubu se impapuro z'induzi aho zibitse wowe umva madare ko nkubwire twumvikane ubyumve neza tuza nkubwire uyu ni umwana wa Pierre ndamutwitiye turumvikana kandi aya ni amaraso yanjye birebe neza aya ni amaraso ya Pierre turumvikana ibyo uvuga byose urabyumva neza uyu mwana bifite y'iki ubushobozi n'imbaraga kandi uraseka wibuke ko utanabyara n'iki se waza uzunguza hano rega nawe uravuze iyo babivuga uri n'umugore ubyara wibagiye kuri ingumba nta bushobozi ufite ku kintu na kimwe burya bwose uri n'umugore w'injiji burya bwose uri n'umugore w'injiji ko umugore utabyara akurusha agaciro muri uru rugo kuko njye n'isezerano ikindi kandi ubusa Pierre uza ahantu ari ubu uravuga Pierre uza ahantu aherereye si binandeba icy'ingenzi nuko mutwiti uzi ko buryo uri injiji nagega ngira ngo warize ngo uri gitangaza kumbi uravuga n'ibintu utanazi reka nkubwire umva nasi nzakuroga upfe nzaguhekesha inyonjo nzaguterereza amahembe kwirukanze ku gasozi niyo ndurata ntabwo uzayibyarana njyewe Suzana ntabwo uzayibyarana uvuze icyo urashaka kwinkura mu ngaho kiri yinkuremo akiri yinkuremo subiza washyira wongera ukajya ushaka kumenyera